abagiye rero ni bake, abandi bagiye bagendana, uwagendaga yumva ko kuko bazi ko i Burayi ariho heza, akumva ko ubu ngubu noneho ko mu Burayi mu Rwanda habaye ibibazo byoroshye n'ibihugu by'i Burayi ndetse birwanya iyi leta ihari, byoroshye kugenda bavuga bati nyamuka nimudufashe twebwe ko iriya leta iratwanga. N'ugiye yigendeye uri aho ngaho hagera hariya ko ati Kagame yaramereye nabi, atazi nuko asa, yangwa ati kanaka uyu urumva akabona uko agenda, niko bagiye bagenda. Hakaba rero abari muri za politiki bo bakuru nka ba Kayumba n'abandi, ba Theogene n'abahimbara nubwo we ntiyari yaranatashye kuko yari akiri hanze, gusa yari yaje gukora, ariko umugore we yabaga hanze yabaga muri South Africa kandi babaga no muri Canada. N'aba Kayumba n'abandi bagiye bakurikira abo ngabo kuko bagiye bo bafite ibyaha, ubundi abakiri aha ngaha akora nubwo yagiye yari mu embassy, ari ambassador, ubwo bakiri aha akora n'ibindi. Theogene bari directeur yari yabanje kuba ambassadeur, hanyuma aba directeur muri presidence, bari bagize, hanyuma bo barezwe bararegwa ku byo yibye, bacirwa urubanza ariko aranagenda. Nuko abantu bagiye bagenda abo banini na benshi cyane, abandi bagiye bagenda no kugenda buze kuko yumva ashaka kujya i Burayi, hariho abantu bose bajya ureba n'abandi banyafurika barapfa bajya mu mato n'ibindi bashaka kwirukanka bajyayo. Iyo agiye rero noneho abona impamvu yoroshye, ntabwo ari bugenda avuga ati urumva naje gushaka kubaho, kuko abona baramubwira ati genda ugerageze kubaho iwanyu, kucyuza gushaka no kuba, agomba kubabwira ati hariya bari bamereye nabi, leta ya Kagame yari imereye nabi, RPF yari imereye nabi, ntabagenda. Ko bagenda ko bafite imanza, nibaze banze baburana izo manza.
ko bagenda ko bafite imanza nibaze banze baburana izo manza yego amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio ni radiyo ya diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda tuzahora tubisubiramo ko kuganira na muzehe tuba twagiriwe umugisha n'uyu munsi nongeye ndabivuze twagira umugisha wo kongera kuganira na muzehe Tito Rutaremara kandi mwagize neza kutwakira mu biro byanyu murakoze ni byinshi tuba dufite byo tuganira yaba byo twibaza twebwe ni byinshi tuba dufite byo twababaza bitewe n'ababa badutumye ariko iyo tuganiriye ni ukuri biratunyura muri iyi minsi u Rwanda ruri kubana neza n'amahanga ruri gufungura imipaka hirya no hino abantu benshi b'abanyarwanda ku mpamvu zitari negatifu bari kwisanga bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda bari mu bihugu bya kure mufite ubuzima bwanyu mufite inkuru y'ubuzima mwanyuzemo yerekana ko namwe hari ukuntu mwisanze hakurya y'imipaka mukabonera n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo mwitegereje nk'ubuzima bwanyu nk'ubuzima mwabayemo bwo kuba mu mahanga ubona biba bivuze iki ku banyarwanda bari hakurya y'imipaka kure ku gihugu cyabo harimo abanyarwanda bamwe nyine bari hanze nk'impunzi nk'uko natwe twari hamwe n'impunzi turi hanze nk'impunzi ariko icyo gihe cyacu impunzi ntabwo zafatwaga neza nk'uko abanyarwanda benshi bari hanze abagiye nk'impunzi n'abari muri Afurika wenda badafashwe iyo uri impunzi uba uri impunzi ariko ushobora kuba udafashwe neza nk'iwanyu ariko ukaba ufite ibyangombwa ukaba ufite aho urara wenda hatari nk'aho wari ufite baguha n'amafaranga make yo kugira ngo ubone ibyo kurya bitakwishe bitakijije ariko abo ni abanyarwanda bamwe b'impunzi ariko hari abandi bajya gukora hanze bajya gukorayo cyangwa bumva hano atari byiza bakagenda bagerayo kugira ngo akenshi bemerwe nuko bavuga yuko aho bavaga batabafashe neza ubwo urumva agiye avuze ati ndaje biriya bihugu by'i Burayi kuko ari byo abantu bose bashaka kujyamo ntabwo bashaka ko baza ariko rero kure ugomba gushaka ikintu cyerekana ko wari umerewe nabi kugira ngo bavuge bati nyamuneka uyu muntu yari amerewe nabi reka aguma barimo akaba rero n'abagiye nyine bahunze kuko bari muri iyi leta ya mbere bayoboye bazi ko bakoze ibibi bakumva batagaruka nabo bariyo bakagira n'abana babo bajyanye ubundi bari bakwiye kuba bagaruka bumva babishatse ariko kuba bigishije ko ari abantu barwanyaga ari abantu babi nk'uko mbese nabo mu gihe babicaga bavuga ko ari abantu babi barumva nabo bariyo abo bana nabo bagiye muri ibyo bitekerezo bakumva batagaruka akaba n'abatagaruka kuko bumva bati muri Afurika bumva iby'i Burayi bavuga muri Afurika baba bazi ko ari ahantu habi hatameze neza hariya hameze neza nubwo buriyo utameze neza wowe uba uzi ko hariya hameze nabi ugiyeyo wajya hasi kurusha uko wari uri aho ngaho hari abari bameze batyo hari abagiye nyine nabivugaga bashaka kugira ngo bave hano bagiyeyo hari abagiye bajya kwiga bagira bakumva bagumayo hari n'abagenda bafite akazi bakagenda bavuga bateka hariya wenda niho heza kuko ibyo ari byo byose hari ukuntu nuko twabayeho tuzi ko n'abanyaburayi babigira ko bavuze ko bavuga ko aho hameze neza hafite ibintu byose haryoheye ubuzima bituma rero natwe ariko tugenda tubyiga ariko tubibona twumva ko ugiye bameze neza
ukumva wifuza kujyayo, yego abenshi bumva bifuza kujyayo, bagerayo nyine bakabona ubuzima ntibumeze nk'ubwa hano, ariko hari abababara ntugire ngo bose niko bamera neza. Ariko yagerayo agashaka ko yabaho, kuko ni ahantu wenda ushobora kubaho nabi ariko ukabaho. Ibyo rero hari abantu hari abariyo bameze neza, bafite akazi birwanaho, hari abariyo bumva bakunze n'igihugu cyabo bakagaruka bashaka imirimo, gushaka kubaho neza n'iki, bariyo bakumva baza gusura n'ababo, ndetse hari abariyo bumva bafite n'udufaranga bakorera, bakumva bagura bohereza amafaranga inanga kugira ngo bayabitse cyangwa bagure ikintu bazakora, bagura amazu yo kuba baza igihe batashye bahaza. Mbese hariyo ubwoko bwinshi, ariko bukajyamo ibice bibiri binini. Kinini ni abariyo bumva ko u Rwanda ari urwabo, bazataha, bariyo bahaha bakaba bameze neza, bariyo ndetse bagakorera u Rwanda, kuko igihe cyose bakora bameze nabi, bameze neza, batanga urugero rwiza, batanga aribo bakora diplomasi yacu, basobanura iby'u Rwanda, mbese bari ku rugamba nabo bari banyuze ngengabitekerezo zindi zito, bashaka n'uburyo n'abaza kuza gufasha, ndetse baza gufasha, hari abaza kwigisha, baza gukora ibintu, bakaba bariyo baragiye guhaha, cyangwa nubwo yahaba akaba azi ko azataha igihe icyo ari cyo cyose, n'umwana we yataha akumva yashakiye kuza. Iyo ni gurupe imwe nini ihari. Hakaba hari n'indi gurupe nyine yahunze ibi bya jenoside, yagiye ifite ingengabitekerezo, none ukaba ari kuko bafite ipfunwe ryo kugaruka, ubu ntababuza kugaruka, ariko bakumva bafite ipfunwe ryo kugaruka. Hari n'abanga kuza ahantu wenda bategetse, bakabona bataza kuhabera abakene, kandi barategetse bakanga kumva baza, bigatuma rero bakomeza kwigisha ingengabitekerezo mu bana babo, bikabuza n'abana kugira ngo babimenye, n'abo bana bakura bakajya muri iyo propaganda y'ababyeyi babo, bagakomeza bakajya muri iyo ni gurupe. Hari rero muri iyo gurupe hari abiyongeraho baje wenda bari muri iki gihugu, bagira amakosa aya n'aya, wenda babafashe ko bibye, bari muri leta cyangwa bagize andi makosa bagiye bakora, bakemera kugendaho kugira ngo bemere kujya mu nkiko ngo bahanwe. Nabo bo bafatanya n'abariya kurwanya u Rwanda, nubwo badafatanyije impamvu batumye bahunga, bafatanya n'abariya, ugasanga nizo gurupe ebyiri. Gurupe imwe y'abanyarwanda bariyo bagiye guhaha, abumva u Rwanda ari igihugu cyabo, ndetse bahagaruka bakarukorera, bakaruvugira, bakashaka ibyangombwa byo kugira ngo bateze u Rwanda rwayo imbere, bokohereza abana babo kugira ngo bamenye Ikinyarwanda. Bareba abandi baba bafite udufaranga babonye bakaza kuhinvestisa. Urumva rero niko bimeze. Igihe cyacu rero uko byari bimeze, twe twari impunzi, twaragiye ahubwo dushaka gutaha bakatwangira bati ntitahe. Bariya bo bafite uburenganzira bwo gutaha, kuko iyo mwakomangaga ku gihugu cyarabwaga ngo mugume aho ngaho, ahubwo cyabwaga ngo mugume aho ngaho, bakagera naho ibihugu byo hanze bibabaza bati ariko se abantu banyu tuzabagumana tugeze ryari? Ugasanga bavuga bati nyamuneka nimurebe ko muhagumana, ntabwo twabona aho tubashyira n'iki. Buriya hari n'ibihugu byemeye biti noneho reka tubakire, wenda muzane n'abandi nka Tanzania, ariko mwebwe kuko muzanye abantu mubazane mububakire, abari basanzwe aha turabaha ubwenegihugu, abandi mushaka kuzana bagiye baza, muze tubereke aho mubashyira, mushyiremo, mububakire, mushyiremo amashuri n'iki, hanyuma twe tuzabaha ubutaka. Leta y'u Rwanda irabinanirwa. Buriya ni nako byagenze, bajyana muri Tanzania, yo nibyo bari bapropose,
bagiye no gushaka noneho no muri Gabo nabo barababwira bati mubazane, ariko nimba mubazanye muzane turabaha ahantu mubashyireho imihanda mububakire. U Rwanda rero rugashaka kohereza ariko ntirugire, ariko ubundi rwashaka ko bariya bariyo babemerera, ariko bari barwaye indwara yo kuvuga ngo kuko ntacyo bakoraga ngo batere imbere, bakarwaye indwara ko abanyarwanda ari benshi badashoboye kuba mu Rwanda, n'indwara bari barwaye bumvaga nabo bafite babo bohereza. Ariko buriya ntabwo u Rwanda, abanyarwanda ntabwo ari benshi, ni bake cyane, biterwa gusa kureba mbese, kuko bumvaga ikintu ari uguhinga gusa cyonyine. Urumva mu guhinga u Rwanda ni ruto, ahubwo se ni ruto mu gucuruza, ni ruto kubaka inganda, ni ruto gukora za serivisi bizindi nk'ibi ngibi, kuko ufashe umujyi nka Kinshasa ufite abantu baruta abanyarwanda benshi, ntuzi ko abantu bari muri uwo mujyi bakabamo. Urumva ntabwo bari barwaye indwara yo kuvuga ko abanyarwanda ari bake, umva nabo bafite babatwara hanze. Ariko ibyo birumvikana kuko ntabwo bari bafite ibitekerezo byo guteza iki gihugu imbere, bumvaga abantu kujyamo bagahinga, nacyo cyatuma baririmba ngo umurimo no guhinga ibindi ni amahirwe. Nicyo cyatumaga bavuga bati bariya bari hanze nyamuneka biza, ahubwo reka tubongere abandi kuko babaye benshi. Ubundi tutagenda muri politiki mbi yo kwanga abangaba n'abandi, nabo bari bafite bumvaga babatwara ahandi kuko bagiye gusaba Gabo, basaba Tanzania n'ibindi bihugu, bagasaba biriya bihugu byose ibyo twarimo ngo nibatwakene tuguma aho ngaho, aho wenda harimo kumva ibyo ko mwazana murabashyira hehe, ariko hakabamo n'iyo ntuze kuvuga ngo bariya bagiye hanze harimo bya ideology zabo biriho, ariko si niyo yonyine. Kumva ko u Rwanda rwuzuye n'abo bafite badafite aho bashyira, niko mu bitekerezo byari bize, kuko ntabwo bari bafite ibitekerezo byo kuvuga ngo reka dutere imbere dukora imirimo itari iyo guhinga gusa, tuzane amajyambere, tuzane za serivisi nk'izo ubona ko zitanga imirimo myinshi, zizane za industry, tuzane ubucuruzi n'ibindi, noneho abantu benshi babijyemo, abake bahinge. Urumva rero ntabwo icyo gitekerezo bari barakigeze icyo gihe. Rero icyo gihe cyacu nicyo cyatwari muri ibyo, bagize Imana bari hanze, ariko muko bumvaga nabo bafite babatwara kuko bagiye gusaba Tanzania, gusaba Gabo kugira ngo bagende babohereza. Ikigaragara honorable nuko ubuyobozi buriho bwakoze ibihinduka ibikomeye cyane mu guhindura imyumvire no gutekereza byagutse ku banyarwanda, ariko iyo mwitegereje ubuyobozi buriho bwahagaritse jenoside bukanabohora igihugu, abenshi bakuriye mu buhunzi n'abazi ibihe by'ubuhungiro. Ntekereza ko ari nayo mpamvu hashyizweho ingamba zo kugarura impunzi zari zaragiye. Nuko abivuze, hari abari hanze kubera kujya gushaka amaronko bakanagaruka, nabo tuba turi kumwe cyane hano. Hari n'abandi bariyo kuri izo mpamvu bashyize mu cyiciro cya kabiri cyo guhunga. Ubyumva ute iyo hari igihugu kiyobowe n'abantu barwanyije ubuhunzi ariko hakaba hari n'abagihunze? Urumva aho ngaho no kurwanya ubuhunzi ni ukuvuga ngo dutahe kiriya gihugu cyacu kuko si ubuhunzi. Ubuhunzi bwo ni imwe mu ndangagaciro, mu burenganzira bw'umunyarwanda. Twarabyumvaga ko nako si n'umunyarwanda n'uwahandi ko afite uburenganzira ku gihugu cye. Niba ashaka kugenda agende, ariko ntawe ukwiye kumwima uburenganzira kuba mu gihugu cye. Niba akoze n'amakosa ahanirwe mu gihugu cye. Niba ageze ko ari uburenganzira kubona igihugu cyawe. Ubwo buryo tubirwanira, ubwo ni ukurwanira ubwo burenganzira, nta n'ikindi. Ariko ubwo burenganzira ntabwo ari bwo barwaniye abari hanze, kuko ubwo ntibihagije kurwanira ubwo burenganzira. None se baza bati turabugahe bwo gutaha, ariko ugasanga ubwo ubuyobozi ni bubi, bufite igitugu, ntibutera imbere n'ibindi. Nicyo gituma na mbere tuza ntabwo ari cyo cyari kinini cyane.
twarwaniraga uburenganzira bwinshi butari ubwo ngubwo bwo kugira igihugu cyawe, n'ubundi burenganzira bwo kubaho neza, n'uburenganzira bwo gutekereza igihugu cyawe kikagiteza imbere, uburenganzira bwo kwishyira ukizana, ukagira amahoro, demokarasi mu gihugu cyawe. Ibyo nibyo twarwaniraga, ariko cyane cyane uburenganzira bwo kugira ngo umuntu ubeho nk'abandi, utere imbere, nibwo burenganzira bunini. Iyo gituma rero tuza ntabwo ari ukuvuga ngo tuje kurwanya ubuhunzi, ntabwo ari cyo, tuje kurwanya kubohora igihugu. Kubohora cyari gifite ingoyi nyinshi, ubujiji, ubukene, ubujyahabi, kutishyira ukizana, imikorere mibi, za ruswa n'ibindi. Ibyo byose bibi ukaza noneho ugashyiraho ibyiza muri ibyo. N'icyo cy'uburenganzira bwo kugira igihugu cyawe buzamo ari bumwe mu burenganzira bwinshi cyane. Ntabwo iyo ujya kubohora igihugu, ako gace ko kuvuga ngo ufite uburenganzira ku gihugu cyawe ni kamwe nk'uko ufite uburenganzira kujya mu mashuri, ufite uburenganzira bwo kuvurwa, ufite uburenganzira bwo kugira aho utura, uburenganzira bwo kubaho, ufite uburenganzira bwo gutera imbere kandi bagize. Ubwo ni uburenganzira bwinshi, nibwo twaje turwanira kubohora igihugu. Nibyo cyatumaga tubyita tugiye kubohora kiriya gihugu. Ntabwo twazi tuvuze ngo turatashye, uvuga ngo tuje kubohora igihugu. Nacyo gituma twashakaga n'abandi b'imbere kugira ngo badufashe, bagiye bakaza inyuma bakaza kudufasha. Yego. Ntuza rero, hari ikindi rero kintu wari uvuze uti muriho buriya abazi ubuhunzi se kugira ngo nibo benshi muri iki gihe mu bikorwa byo muri iyi leta n'ibindi iyi leta cyangwa birimo bikorwa hagati y'imyaka 35 abantu bari mu batekinisiye, bari mu bikorwa, abadiregiteri n'abandi bose, abenshi ni muri iyo myaka ntabwo bazi ubuhunzi. Babayeho ubuhunzi ni abafite abamaze kugira imyaka 40 no hejuru, ariko ubu igihugu gifitwe n'abo ngabo 40 kugara hasi. Buriya ni byinshi, no kubona umwe ntabatita abo ngabo n'abandi perezida cyangwa babajeno n'abandi bagiye barwana muri icyo gihe. Ariko aba batekinisiye bari abakapitene, abantu bandi tuvuge mu gisirikare uhereye ku koloneli ugarura hasi, ufite imyaka 35 kugarura hasi, nibo benshi bakora mu nzego zose. Nibo batekinisiye, nibo badiregiteri. Ubwo rero ntabwo ari abazi ubuhunzi, gusa nuko abandi baze kubohora. Ni inzira ndende nyine, kubohora igihugu bishaka ni inzira ndende ifite za etapu nyinshi. Tuvuye nk'ubwo icyo twakoze ni ugushaka ibitekerezo, ugakuraho wari ufite igitugu kugira ngo ubone ko utangira kubohora igihugu. Ufite gutashika ibitekerezo, kubyubaka, ugashaka none ukayikora intambara kugira ngo ukureho cya gitugu. Burya ntabwo utaratangira kubohora igihugu, nuko nyine, kuko iyo bavuyeho nibwo baguha noneho uburenganzira biguha uburenganzira bwo kugira ngo ubone gutangira kubohora igihugu. Kubohora igihugu ni ukurwanya ubwo bujiji, ni ukurwanya ubukene, ni ukurwanya ubujyahabi, ni ukurwanya ingeso mbi zihari, ni ukwishyira ukizana, ni ukugira kubaka ekonomi y'igihugu. Ubwo niko kubohora igihugu ugenda buhoro. Ariko ubwo icyo twakoze twari gukuraho icyo dictature, noneho no gutangira muri transition kugira ngo utangire wubake umusingi. Umusingi noneho uzatangira kubakiraho kuntu. Ariko muri ibyo periode yose kuva muri icyo gihe kugeza muri za 2000
byari uko kubaka wa musinge wambaye kugira ngo ibi n'ibi urebe none utangire ushyireho mu kubera mu 2000 kuzamura kugeza mu 2010 ako ari no kushyiraho inzego nshya, gushyiraho amategeko mashya, gushyiraho za vision, icyerekezo cya vision 2020, kubaka amashuri, gukora ibintu mbese byose kubitangira. Ubwo nibwo wagutangiye kubohora. Ubundi kwari ugutegura, none ubwo nibwo utangiye kubohora igihugu ugenda ubikora. Ariko muri icyo gihe mu 2000 n'ibindi ntugire ngo yari bigikorwa n'abariya abari hasi abatekinisiye n'abo ngabo batabaye muri iyo batabaye mu buhunzi, batabuzi cyangwa babuze imyaka yo hanyuma, wenda n'abantu baragiye batabuzi bwa bundi bwo kwijandikamo mbere cyambere tukihagera n'iki na nyuma. Urumva rwose mu guhera iyo mu 2010 kuzana ugera aha ngaha abenshi ntuzana batazi ubuhunzi, abenshi bubaka iki gihugu usare muri za serivisi baba ICT n'ibindi byinshi. Uhera ku bantu fata nko muri ICT ufate nka Minisitiri Paula ntabwo ari impunzi, tekereza abakorana nawe, ariko ugenda ubareba mu ntuzi, fata muri za ntuza, muri za fata wenda nko muri ibi bindi cyane uba tuvuga za minisiteri za Minagri n'iki, fate muri nka uriya minisitiri, ntabwo saba impunzi n'ibindi. Usanga icyo gihe guhera icyo gihe ni babandi nyine batazi ubuhunzi nibo bagiye babyubaka, ariko ni nabyo byiza kuko bageze icyo gihe cyo kubategura, bije kufungurira kugira ngo amashuri abantu bose bige n'iki, babazanire ibyo kwiga, bamenye ubwenge, barebe hirya n'iki, ubu bakaba bagenda babikora. Nagira ngo iyo miti yo gukora ari impunzi zirimo zubaka ibingibi ntabwo ari byo. Ni abantu benshi bagize, yewe na benshi batazi jenoside rwose, uretse ubuhunzi batazi na jenoside. Ari abo mu Rwanda, hari ababyeyi babo bavuje baturuka hanze, abantu batazi na jenoside. Benshi nibo guhera mu 2010 kujyana hejuru, ba tekinisiye n'iki kugenda bizamuka, no uko bigenda bizamuka niko abandi bazamuka. Wagera nko muri minisiteri ukabona nk'abantu mbese ababaye muri izo mpunzi cyangwa babaye mu gihe cyo gukora jenoside ni bake, ugasanga abandi wenda yavutse muri icyo gihe ariko ntabizi, ugasanga ari bo benshi nko mu kabineti, ugasanga mu nteko ari bo benshi, ugasanga muri za minisiteri ndetse ari bo benshi, ugasanga wenda umwe, babiri, batatu ari bo bakera muri icyo gihe. Kandi uko bigenda ibihe bigira niko bigenda bigenda, kuko nk'ubwo abageze muri za 65 bajya muri retraite, za 55 cyane hejuru bajya muri retraite. Kandi rero ubwo urumva ko abaje ubwo niko bagenda bava bigirayo, kandi haboneka abandi bazima barerewe bazi babayeho mu gihe cyanyuma cyo bakuraho abantu, tukuraho dictature twubaka ibindi. Usanga ariko bimeze. Hanyuma rero ngira ngo hari icyo nabajije ni ikijyanye ahanini kuri kudusobanurira n'ibijyanye na FPR yaharaniye uburenganzira rusange bw'abantu, kwibohora kuziguye kw'abantu, kandi n'ibirebeye mu ngiro bibona. Ariko uvuga iki kuko twumva bageze hanze mu ngeri zitandukanye, mu bice byose bitandukanye, bavuga ko bahunze FPR, bahunze igitugu cya FPR, ntawe uvuga, ntawe winyagambura, ukabona ko bahunze basobanura nk'aho FPR ari ibaye impamvu yo gutuma bahanze igihugu. Kandi muri DNA ya FPR mu ndangagaciro ifite ari ukurwanya ubuhunzi, kubera ko igizwe cyane n'ababaye mu buhunzi. Nibyo navugaga, urumva wagiye hanze hari mu cya gice cya mbere cyagiye cyarakoze jenoside kiragenda,
ndetse abenshi abakoze jenoside nabo hejuru bayiziyoboraga, ariko abakoze jenoside bose bagumye mu Rwanda ntabwo bagiye, bari mu Rwanda, bari hirya no hino, dukubitana imitsa mu rundi hirya no hino, abantu bari mu Rwanda. Bariya rero ni abayitekereje bayishyira mu bikorwa, nibo bari hanze bazwi, babaga bategetse, bakumva bafite ipfunwe ryo kugaruka. Ubundi abandi ko babonye baragenda baza, kuko u Rwanda rwarafunguye, bavuga ngo abantu ntibazi. Ntawe wavuga ngo mbujwe nuko nakoze jenoside, uraza niba gacaci, ariko niba hari ukurega ntawe ukurega. Kandi abantu bagiye baza, ufata nk'igihe bahungaga muri Congo, hari impunzi zigeze kuri 1,500,000 nk'aho ngaho. I Burundi hari 700,000, muri Tanzania hari 600,000. Byose byagiye biza, bagiye bahunga. Ni bake mu bakomeje guhunga, ni bake bagiye bahunga, bageze wenda nko ku 10,000, 15, 20, cyangwa wenda byari bigeze kuri 60. Ariko 60 ntabwo bihuriye na 1,600,000 na miliyoni byagiye bigaruka. Ibyo byagarutse, urumva. Kandi nyuma yaho bagenda bagaruka, yewe n'abari ku rugamba, n'abasirikare n'abandi. Iyo urebye abasirikare bari mu ntera hamwe nyine, ba FDLR n'ahandi bagiye bagaruka, bari mu bacengezi, bakaza bakajya no mu gisirikare. Bari bageze ku bihumbi birenze 30. Ibyo byonyine, bo bonyine ndavuga. Ntabwo ari abaje bajya mu baturage, ariko abaje bajya mu gisirikare. Kandi abaje bajya mu gisirikare ni bake. Hari abandi baje bajya mu giturage, bagumayo bakora imirimo yabo, n'ubu barahari bagenda babikora. Urumva abagiye rero ni bake. Abandi bagiye bagendana, n'uwagendaga yumva ko kuko bazi ko i Burayi ariho heza, akumva ko ubu noneho ko mu Burayi, mu Rwanda habaye ibibazo byoroshye n'ibihugu by'i Burayi ndetse birwanya iyi leta ihari, byoroshye kugenda bavuga bati nyamuka nimudufashe, twebwe ko iriya leta iratwanga. Ntugiye yigendeye uri aho ngaho, hagera hariya ko ati Kagame yaramereye nabi, atazi nuko asa, cyangwa ati kanakuye. Urumva akabona uko agenda, niko bagiye bagenda. Hakaba rero abari muri za politiki bo bakuru, nk'aba Kayumba n'abandi, ba Theogene n'abahimbara. Nubwo we ntiyari yaranatashye, kuko yari akiri hanze, gusa yari yaje gukora, ariko umugore we yabaga hanze, yabaga muri South Africa, kandi babaga no muri Canada. N'Akayumba n'abandi bagiye bakurikira abo ngabo, kuko bagiye bo bafite ibyaha. Ubundi abakiri aha ngaha akora, nubwo yagiye yari mu embassy, ari ambassador, ubwo abakiri aha akora n'ibindi. Ba Theogene bari directeur yari yabanje kuba ambassadeur, hanyuma aba directeur muri presidence, bari bageze. Hanyuma bo barezwe, bararegwa ku byo yibye, bacirwa urubanza, ariko aranagenda. Nuko abantu bagiye bagenda, abo banini na benshi cyane. Abandi bagiye bagenda no kugenda buze, kuko yumva ashaka kujya i Burayi. Hariho abantu bose bajya ureba, n'abandi banyafurika barapfa bajya mu mato n'ibindi, bashaka kwirukanka bajyayo. Iyo agiye rero noneho abona impamvu yoroshye, ntabwo ari bugenda avuga ati urumva naje gushaka kubaho. Kuko baramubwira ati genda ugerageze kubaho iwanyu, kuki uza gushaka no kubaho. Agomba kubabwira ati hariya bari bamereye nabi, leta ya Kagame yari imereye nabi, RPF yari imereye nabi, ntabagenda.
urumva niko bimeze none se ko bagenda ko bafite imanza nibaze banze baburana izo manza cyangwa wenda nk'uko bishakire n'abavoka bo hanze baze baburanire muri izo manza barebe niba bumva ko abavoka b'iwabo bataburana neza bashake abo